السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. dushimira Allah subhanahu wa ta'ala mbere na mbere ku nema y'ubuzima, kubera ko niyo nema ikomeye kuruta izindi nema. Amahoro n'imigisha bisakari ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, we n'abiwe n'abasahaba be n'abandi bazakomeza gukurikira inzira yatuzaniye kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadushira muri abo ngabo beza. Muri iki gitondo nifuje yuko twaganira ku buryohe bw'idini yacu y'Ubuislam, ndetse ko Ubuislam ari idini yoroshye, bitandukanye n'abibwira yuko ari idini ikomeye gusa. Ni idini ibamo ibihano, ariko ni idini yoroshye cyane. Mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu, niba ukurikiye uzajya utore salamu, uvuga aho uherereye natwe tugutorera iyindi cyane rwose. Wandike salamu uvuga ati ngiye mperereye aha ngaha ndi gukurikira ndaha, hanyuma salamu yawe tuyikirize. Ni dua yawe mu bihe turimo bya coronavirus, turabizi cyane ni ibihe bitoroshye habe namba. Ni ibihe isi yose irafungiranye cyane. Yakaremye amina ku dua yawe nziza, nanjye ndabakunda cyane kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Nsaba Allah yuko yazaduhuriza muri aljanna, nsaba Allah yuko yazaduhuriza muri aljanna. Ibihe turimo bayislam ni ibihe bitoroheye isi nkuko mubizi. Ni ibihe bya COVID-19, aho abantu twese dukingiranye muri guma mu rugo. Ariko mbibutsa yuko ikigeragezo cyose Allah subhanahu wa ta'ala azaniye abagaragu, azaniye abantu, mashallah, ati mperereye ikaruramba Rukara Kayonza. Abayisilamu b'Ikayonza turabakunda cyane, kandi turabasabira imigisha ku Mana cyane. Imana izabajyane muri aljanna. Ubuislamu ni idini itubwira yuko igihe cyose haje ibigeragezo nk'ibi by'ibyorezo nka bya COVID-19, ntabwo umuislamu yarakwiye kureba kuri kote ya negative gusa, cyangwa se janibun salbi, kureba ibibazo gusa, ahubwo twari dukwiye kureba no kuri janibun ijabi, kuri kote ya positive. Haba harimo ibyiza. Ibyo nkuko tubisanga muri hadithi nziza cyane ya Abu Sa'id al-Khudri na Abu Hurairah radiyallahu anhu, atubwira aho bombi batubwira ngo intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yaravuze igira iti: ma yusibu al-muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala adha wala hazanun hatta ash-shawkata yushakuha illa ghafara Allahu lahu min khatayah. Mtume sallallahu alayhi wa sallam atubwira ko nta kigeragezo na kimwe kigera ku mwemera, ku muislam, min nasabin wala wasabin, yaba ari ikigeragezo cy'uburwayi cyangwa se yaba ari ikigeragezo cyo kunanirwa cyane, wala hammin wala ghammin wala hazan. Al-gham ni ibibazo umuntu aba afite, masha Allah, yitwa hidaya, mperereye Dubai. Allah komeza gutiza ubuzima, ukomeza uduhe ku bumenyi, amin. Hidaya n'abayisilamu bose baherereye Dubai turabasuhuje cyane, tubasabira kuri Allah yuko namwe yabakuriraho iyi COVID-19. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ayibakize, abahe imigisha muri byose, abarinde ibibi aho byavuye, aho byava hose.
hadithi turi kureba intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iratubwira iti nta kigeragezo na kimwe gishobora kugera ku mwemeramana min nasabin. Twabonye yuko yaba ari ikigeragezo cy'uburwayi, yaba ari ikigeragezo cy'umunaniro, wala ghammin, cyangwa se gham, kuba umuntu yumva adatuje bitewe n'ibibazo afite, wala hammin, cyangwa se kudatuza bitewe n'ibyo ubona imbere bigutegereje, kuva nta tuza ufite, wala hazanin, yewe niyo byaba ari agahinda k'ibyatambutse, ibyakubayeho mu bihe byagiye bitambuka. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iratubwira ngo hatta shawkata yushakuha, kugeza ubwo n'ihwa rishobora kukujomba, ihwa ryakujomba, ihwa ryagira gute, ryakujomba, illa kaffara Allah bihi min khatayah, uretse yuko ari impamvu yuko Allah subhanahu wa ta'ala akubabarira ibyaha byawe, uretse yuko Allah akubabarira ibyaha byawe. Ni ukuvuga ngo buri kigeragezo cyose kigera ku muislam, cyangwa se buri kigeragezo cyose kigera ku mwemera, ni impamvu yuko ahanagurirwa ibyaha bye, ni impamvu yuko ahanagurirwa ibyaha bye. Wibaze no gukandagira ihwa ibya ubwabyo, ihwa kuba warikandagira, ni impamvu yuko Allah subhanahu wa ta'ala kubabarira ibyaha byawe. Bityo rero Islam, ntabwo tugomba kwanga ibigeragezo ngo twinube kubera ko Imana yatugerageje, ahubwo igihe cyose umuislam cyangwa se umwemeramana ahuye n'ibigeragezo yarakwiye gushimira Imana ye, kandi akishimira bya bigeragezo Allah subhanahu wa ta'ala yagize gute, yamuhaye, ntivumbure mu bigeragezo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo rero Islam, ndabahamagara aho muherereye hose, muri iyi minsi tugeragezwa, tumenye yuko ingurane z'ibi bigeragezo tuzazisanga kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala muri Qur'an arivugira agira ati innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yateguriye babandi as-sabirun, abazarangwa no kwihangana, Allah yabateguriye ibihembo byabo bighayri hisab, nta mubare. No kuvuga ngo bazahembwa nta mubare. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni uzi ibihembo azagira gute, azabahemba. Bityo rero ntabwo umuislam yarakwiye kwivumbura kubera kugerwaho n'iki, kubera kugerwaho n'ibigeragezo, ahubwo igihe cyose umuislam yagezweho n'ibigeragezo agomba gutegereza ibihembo bye kwande, cyangwa se agomba kwizera kubabarirwa ibyaha bye kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fal bala sababun min takfiri dhunub, kugerwaho rero n'ibigeragezo ni zimwe mu mpamvu zituma umwemeramana agira gute, ahanagurirwa ibyaha. Bityo rero Islam, ntitugomba kwiheba, ahubwo mu bihe tuba twageragejwe tugarukire Allah subhanahu wa ta'ala, twirinde kumwigomekaho, twirinde ibyaha bitandukanye, twirinde dhunubul khalwa, bya byaha umuntu akora yiherereye ari wenyine, ahubwo tugarukire nyagasani wacu cyane, tumutakambira, tumusaba imbabazi, tumusaba yuko yakwakira tauba yacu. Nicyo gikenewe cyane bavandimwe ba Islam. Naam, hidayati akomeza gutiza ubuzima, ukomeza uduhe kubumenyi, amina hidaya. Ndetse namwe abari Dubai mwese turabasabira kuri Allah subhanahu wa ta'ala yuko yakomeza kubajya imbere cyane. Turabakunda cyane kandi turi kumwe namwe ibihe byose, kandi turi kumwe namwe ibihe byose. Bayisilamu rero, ntabwo tugomba kwiheba kubera ibigeragezo, ahubwo tugomba kwiyakira tukabishimira Allah subhanahu wa ta'ala, kubera yuko inna Allah ta'ala idha ahabba qauman ibtalahum, mukuri Allah subhanahu wa ta'ala iyo akunze abantu runaka, ibtalahum, arabagerageza. Nubona ugeragezwa uzajya umenya yuko Allah subhanahu wa ta'ala gukunda, kubera yuko Allah akunda amugerageza. Intumwa y'Imana iravuga ati faman radiya, umuntu wese uzishimira ibigeragezo bya Allah, falahu ridha, nawe Allah subhanahu wa ta'ala azamwishimira. Umuntu wese uzishimira ibigeragezo bya Allah, nawe Allah subhanahu wa ta'ala azamwishimira. Waman sakhita, n'umuntu wese uzarakarira ibigeragezo bya Allah, fa'alayhi as-sakhtu, fa'alayhi as-sakhtu, nawe Allah subhanahu wa ta'ala agira gute, aramurakarira. Bityo rero Islam, ikintu gihari nuko twari dukwiye kunezerwa tukishimira ibigeragezo bya Allah igihe bituziye, ndetse kandi ntitwivumbure ngo turakarira igeno ry'Imana subhanahu wa ta'ala. ashaddu an-nasi bala'an, abantu bageragejwe kurusha abandi al-anbiya, ni intumwa z'Imana. Ni murebe Zakariya ubwo bamwirukankije kugeza ubwo yakwebye abantu be mpaka yihisha mu giti.
bazana urukezo bakereza cya giti baragitema cyose nawe bamukatiramo inyama ku yindi. Iyo ni intumwa ya Allah. Reba ikigeragezo yagize. Wakadhalik ni murebe ikigeragezo Ibrahim yahuye nacyo ubwo abantu be bamujugunye muki, bamujugunye mu muriro amaramo iminsi 3, ariko Imana iramurokora kubera ko yagarukiye Imana ndetse aranayiringira hayisaba ubutabazi. Wakadhalik ni murebe ikigeragezo cya Yesu ubwo abantu baje bashaka kumwica, Allah subhanahu wa ta'ala aramubakiza ndetse amutwara muri aljanna ari muzima kuzageza ku munsi w'imperuka. Wakadhalik ni murebe ikigeragezo Yusuf yahuye nacyo ubwo umugore w'umwami yashakaga yuko basambana kuko yaramukundaga cyane, ariko Allah subhanahu wa ta'ala ntiyabyemeye ko biba, aramukiza, ariko biza kurangira mubeshyeye mpaka arafungwa amara muri gereza bid'a sinin guhera ku myaka 3 kuzamuka kugera ku myaka 9. Yusuf alayhi salatu wassalam ari muri mabuso. Uwo ni intumwa y'Imana. Ni murebe intumwa y'Imana Ayub yarwaye imyaka igera kuri 18, indwara iteye ubwoba cyane, kazajya sohokamo n'inyo ku mubiri we wose, kaanuka cyane, imitungo yiragenda, abagore be baramusiga, asigarana umugore umwe gusa we, abana baragenda. Uwo yari intumwa y'Imana, suko Imana yamwangaga, ahubwo Imana igerageza abo ikunda. Na buri uko umuntu arushaho kuzamuka mu rwego rwo kwemera, ni nako n'ibigeragezo bigira gute biba byinshi, ni nako n'ibigeragezo biba byinshi. Wakadhalik intumwa y'Imana Yaqub yabuze umwana we Yusuf, wabiyaddat aynahu, kugeza ubwo amaso ye yagize gute yahumye, amaso ye yarahumye kubera agahinda no kubera no kurira cyane kubera kubura umwana we. Abayisilamu rero izi zari intumwa z'Imana zarageragejwe. Ni murebe Nuh alayhi salatu wassalam, yaraje yigisha abantu be imyaka 1000 ukwema imyaka 50, no kuvuga ngo ni imyaka 950. Abamwemeye ni bake cyane bemeye ubutumwa bwe. Ibi byose byari bigeragezo bavandimwe b'Islam. Ni murebe intumwa y'Imana Yunus alayhi salatu wassalam, yaraje arigisha abantu babe baramupinga kugeza ubwo yarakaye mpaka ashaka kuba yabahunga. Imana imubika mu nda y'ifi iminsi igera kuri ngahe, iminsi igera kuri 3. Abayisilamu rero ibi byose nibigaragaza ko intumwa z'Imana nazo zahuye n'iki, n'ibigeragezo hamwe n'imyanya zifite ikomeye ku Mana, ariko zarageragejwe. Bityo abayisilamu tugomba rero kwakira bino bigeragezo, tugakira igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala, kandi tukishimira igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, naho ngaho rero numva nahinira, yari iminota mikeya, reka mbashimire mbasezera mvuga nti salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.